dusogongerwa ntituri inzoga y'inteme ntidusamara uzabaze kandi ngiye aho nkuburira nkorera ngo uzaze wacu bagukosha nuko nabonaga hari aho hari abasogongeye bikomeje kurengera bikomeje kuba byinshi bikomeje kwaguka 15 mpembwa yakuremo 5 byuko namennye itasi 5 mabuja yankatse kuko gazi tamaze ukwezi ibi biba hafi ya buri kwezi kuko bigize akazi kanjye ongera hamwe ubushaka atanahwanye n'umushahara mpabwa hari benshi baruhiye aha ndetse bishoye mwiraha atari urukundo bari kunze ahubwo ari ryo kubafasha kwikiza nk'ibi baba badafite uwo babiganyira nta soni ngo nkwiyamburira imbere wambanje yibanze wacu bakagukosha nyamushira soni impingu utuye ngo uratunze ngo waratunganiwe kuva mu buto bwawe iminsi yaraguhaye ntiyaguhoraho kuyishima ngo uzishimisha kandi ngo utagira uwo wishisha ariko washira isoni ngo nanjye nkwiyamburira imbere uzaze wacu bagukoshe gake genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire Sirikalizere ko mumeze neza cyane abadukurikiye bari mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'u Rwanda Imana ikomeze kubarinda cyane inabaho umugisha abantu badahwima kutwereka ko tuba turi kumwe muri rwa rugendo rwacu rwa buri munsi urugendo rurakomeje nkuko mpora mbivuga ndi kumwe na Chobi kuri kamera uyu munsi tugiriwe ubuntu cyangwa se Imana duteye iteka ryo kwakira mushiki wacu umukobwa mwiza cyane guturuka hasi kugeza hejuru ubwo byo mvuze byose Chobi nyine ngira ngo aba yabiberetse kare wambaye neza ikaze ku rugendo online TV bwa mbere murakoze cyane umeze neza meze neza cyane ndishimye kandi rwose ndashima Imana cyane mureke atete yego karame harimo amazina abiri cyangwa ni rimwe ni rimwe izina rimwe ni murekatete bifa kunshinga guteta basi hari ikintu wasanze uhuriyeho n'izina ryawe abantu benshi umuntu bari nk'umutesi bakunda kumbwira ko nkunda guteta ariko guteta kurinde cyane umuntu wari we wese unyitayeho unteze amatwi use gute uwo muntu wari we wese namutetaho ubwo nukuvuga ngo akunda keke cyane pe mu kinyarwanda baca umugani ngo ufite gisegura agonda izosi nanjye rwose iyo mfite gisegura ndarigonda nukuri ndateta abe nawe genda ugonze narisanga ipfiriye oya kandi urugendo TV subu ntiwarihagondera tukagufata hano cyakoze abantu banje bandi inyuma bamfata da mpamo rwose ubu nanjye naje ariko mfite na Yesu wanjye amen wenda yarifata andi makuru meze neza cyane impamvu mvuga ko meze neza nuko kwibaruka amakiriro byasumbye izindi ngingo ndishimye Mana yanjye sinzi uko nabisobanura ariko ndanezerewe cyane meze neza muri rusange amakiriro turaza kuyavugaho birambuye tunamenye inkomoko yayo kugira ngo ni iyo yanatumye tuba turi hano ariko cyo kubanza twiganire tunaganiriza abantu ninde wakubwiye ko wambara uyu munsi ni njye ubihitamo niwe wabihisemo yego nta mu design ugira hari abo tujya dukorana ariko muri ibi bihe byo kumurika igisigo cyanjye amakiriro iyo hari uwanyambitse ndabivuga ariko muri ibi bihe ninjye uri kwiyambika nta mpeta zishashagirana nta mikufi nta masaha ashashagirana ariko wambaye neza koze cyane ako kantu gasobanura iki ku mutwe amasaro ni isaro amasaro no asobanura ubwiza ugaragaza ubwiza nkunda amasaro cyane buriya ni yo mitako wabona ku mubiri wanjye igihe hari icyo nagerageje kurimbaho ujye ukunda kwireba muri miroir oya ni gake cyane kuko burahari n'igihe nisokoza umusatsi ntajya nireba ukava mu rugo ukagenda cyane kuko muri sakame nta kantu karimo kakandi ko ngiye rwose ndaguha uburenganzira urebemo nabonye basigaye banagendana harya n'udushya
turiya tuboro tw'utubana na cyane dutoya twa tundi tubahungiza kugira ngo make up idapfa. Yangiyewe rwose ibyo byose ntabyo. Yego Murekatete niwe tugiye kuganira. Murekatete Claudine niyo mazina ye, umusizi kazi harya. Yego bashyiraho umusizi. Umusizi kazi kuko ndi igitsina gore. Yego umusizi kazi w'umuhanga cyane umaze iminsi igaragaza. Tugiye kureba urugendo rwawe. Twebwe hano turi mu rugendo tuganira ibijyanye n'urugendo rw'umuntu. Hari aho wavuye, ari naho ugeze, hari naho werekeza. Yego tugiye gutangirira aho wavuye sasa. Murekatete ninde kugira ngo abantu bo mu rugendo baraba bakubonye bwa mbere, wenda ari n'abasanzwe bakubona ariko abakubonye bwa mbere baze kukumenya neza. Murakoze cyane urugendo ko rwari rugari, kwari rurerure cyane. Urugendo rw'ubusizi ku musizi Murekatete bwatangiye mu buto. Nkunda kuvuga ko urugendo rwanjye rw'ubuhanzi rwatangiye ndi igitambambuga. Abantu benshi bakibaza bati umuntu igitambambuga kandi akaba n'umuhanzi. Jewe nabyirutse nkunda kuganira cyane. Mama rero twaraganiraga. Wapfubye nk'umunyamakuru. Wapfubye nk'umunyamakuru. Ariko uzi ko atari wowe bimbwiye wenyine. Ejo bundi hari umunyamakuru umwe twahuye arambwira ati ngewe rwose ndakora uko nshoboye ubone n'akazi kuri radiyo. Ariko urakoze. Ubwo twaganiraga na mama wanjye umbyara, nanamuramutsa cyane nanamushimira ko ajya nganiriza urwo rugendo. Ambwira ukuntu abandi bana bajyaga bajya gutembera gukina imikino y'abana, ngewe nkasigara mu nzu mfite udutabo, mfite impapuro hafi aho, nyine ukabona ndi umwana uhuze cyane ariko udakunda kuba ari ahantu abandi bari. Ubwo rero umugoroba wagera kugira ngo ajye kureba babana nanjye akajya kundeba rwose agasigara ngo anshakisha azi ko nanjye nagiye. Hagira uza mu nzu agasanga niho nibereye ndi muri bya bitabo. Ndi muri bya nakundaga ibitabo cyane, nkunda ibishushanyo, inyamaswa. Ndabyibuka hari igihe mama yatangiye kutwigisha gusoma tutaratangira n'ishuri. Hari igitabo cyari kirimo umukecuru wunamye ufite n'ikibando, noneho akatubwira ngo soma hano. Ngewe aho kugira ngo nsome ibyanditse nkarangarira cya gishushanyo, nyine nkatekereza uyu muntu kuki ameze gutya, kuki yunamye, kuki afite aka gakoni, nkaguma muri ibyo ngibyo. Hanyuma ngize umugisha ngiye mu mashuri abanza, ngira n'umugisha wo gukomeza amashuri ndi umuhanga, nkajya nsinda mu mashuri yanjye abanza, mu wa mbere, mu wa kabiri nkaza ndi uwa mbere. Ahantu nigaga rero bagira. Urahibuka? Yego. Bahita Ivungu, ni mu karere ka Karongi. Abantu bari Karongi turabasuhuje. Ndabaramutsa cyane. Ni ku ivuko? Yego. Okay. Icyo gihe nagezeyo nsanga bagira n'umwihariko wo guhemba abana babaye aba mbere. Bahembaga umwana wa mbere, wa kabiri n'uwa gatatu. Nkajya ngira umugisha rero wo kuza muri iyo myanya. Ariko habagamo, ubwo ni muri primaire, abantu babaga bakunda kubroka bukoresita udukowe imbere gasanga. Ndaza kubigeraho. Ubwo nkajya nsinda bakama twa dutabo, niko amatsiko akomeza kwiyongera, niko nkomeza gusoma. Ariko twagiraga igihe cyo kwidagadura cyane cyane mu kwa gatanu. Bagiraga amatsinda, amakrebe duhuriramo, buri muntu akajya aho ashaka kuba bitewe n'umuhamagaro w'ibyo azi n'ibyo azi gukora. Icyo gihe rero ngewe nahisemo kujya mu itorero ryabyinaga gakondo, ariko mba umushyushya rugamba. Nkajya ntera indirimbo zabo bakabyina, ari ngewe uri gutera, nkizihirwa, nkumva nabikunze. Nzamuka ngeze mu wa kane primaire, nibwo noneho haje kuvuka n'itsinda rikora ikinamico. Ariko rikaba nta muntu wo kuryandikira rigira. Ubwo kubera ko nge nabyirutse, nabanaga na nyogokuru na sogokuru, dukunda kumva ikinamico. Twajyaga ku musozi runaka tukahumvira ikinamico, nkabikunda cyane, mbyiruka nkunda ikinamico.
icyo gihe naje kuva muri bya bindi byo kuba umushyushyarugamba nigira mu itorero ryo gukora ikinamico, ariko kubera ko nari narumvise ikinamico nyinshi bakaba bafite n'ikibazo cyo kwandika, nafashe ikinamico bwa mbere ndabyibuka yitwaga iyo mbimenya umuntu witwagamo Karangwa mwita Korode, witwaga Korode muzana mwita Karangwa, nyine ngenda mbiterateranya, icyo gihe bibyara ikinamico. Abanyeshuri barishima cyane kuko bari bananzi kuko mba muri iryo torero, nzi ko noneho bambona no mwikinamico. Bizamukira aho ngaho nkajya nkomeza gukora izo kinamico. Ngeze muri segonderi rero noneho nanjye ntangira kujya niyandikira inkuru zanjye zishingiye ku bitekerezo, hagira aho bakenera inyandiko runaka, rwose nkaba nari narashabutse mu buryo bw'ibitekerezo, ndi umuntu ufite ibitekerezo ku buryo nyine butangaje, kuko nanjye najyaga nibaza ahantu biva. Naricaraga natangira nko kwandika nk'inkuru nkabona ikayi yose iri hafi kuzura, nkibaza ibi bintu nanjye. Ubwo bijyanye n'amasomo? Oya, ku bijyanye n'inkuru zo kwandika gusa. Hari igihe usanga umuntu ari umuhanzi w'umuhanga ariko ibijyanye n'amasomo nabyo narabikomeje. Mugani wawe ningi biharurosha ibintu bijyanye n'imibare gasanga. Oya, ibijyanye n'amasomo byose kuko Imana yaramfashije ndayishimira kuko byose nibikora. Nagiraga uwo mwete mu buhanzi ariko nkagira n'umwete mu ishuri. Ubwo nzamuka ntyo ntakomeje kuvuga byinshi ku bugendo rw'ubusizi. Ngeze mu wa 4 segonderi nibwo impano yanjye y'ubusizi yagaragaye. Ndabyibuka twari mu bihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, turi kwibuka bari abanyeshuri n'abarimu. Hanyuma umurezi wanjye umwe arambwira ati ariko ngewe nkumvamo umusizi. Ntise kubera iki? Icyo gihe nakoraga ibyo bijyanye n'ikinamico, mfite n'itsinda ngewe nyoboye mbarizwamo, ari byo bananziho cyane, ari nanjye noneho ubandikira n'inganzo yarakuze, nsigaye nzi kwiyandikira ibyanjye ntagisubiramo iby'abandi. Arambwira ati rwose ngewe uko nkumva numvise uri umusizi. Ubwo byari biturutse ko baduhaga amazina yabo twibukaga, ariko bagahitamo abanyeshuri, buri munyeshuri akagenda afata amazina 5. Icyo gihe ngewe twagiye gusoma, aribwo bwa mbere ninjiye mu bijyanye no gusoma. Mpageze nsomye ya mazina 5, barambwira bati noneho ni wowe uyasoma yose. Kurikije ukuntu ngo nasomaga, kuntu ijwi naritwaraga, barambwira bati ubu ngubu ni wowe uri buyasome yose. Icyo gihe ndabyibuka nagiye gusoma amazina, nagiraga nko ku izina rya 10 abantu bose barize, kubera ijwi kuntu ryagendaga n'amarangamutima, kurihuza n'amarangamutima. Icyo gihe rwose narasomaga nagera ku izina rya 10 bati hagarara abantu babanze baruhuke uraza kongera gukomeza. Icyo gihe rero nicyo yashingiyeho avuga ko nava mu musizi. Arambwira ati kuri iyi nshuro noneho turi buze gukoresha igihangano cyakuvuyemo kandi cy'igisigo cy'umuvugo. Aho rero navuga ko ariho natangiriye inganzo y'ubusizi, kuko nakoraga ikinamico basanzwe banzi kandi bazi ko mbikora neza. Baje noneho gukunda ubusizi, barambwira bati hano niho noneho tugushaka. Nanjye noneho ngira inzara n'inyota yo kumenya uko ubusizi bukorwa, ababukora se ni bande. Ishyaka riheraho najya nitabira n'amarushanwa, noneho singende njyanye inkuru ngufi, sinjyane inkuru ndende, nkagenda njyanye n'ibisigo. Biranampira rwose ko ndibuka ko irushanwa rya mbere nakoze naranatsinze ku rwego rw'igihugu, nza ndi ku mwanya wa 2, kandi nibwo nari ntangiye noneho gushabuka muri byo bijyanye n'ubusizi, nibwo nari ntangiye kubyiyumvamo. Navuga ko urugendo rwanjye rw'ubusizi nuko nguko natangiye, nuko byaje kugezana n'uyu munsi. Gusa sinari nzi ko nzaba ndi uwo ndiwe uyu munsi, nubwo hari undi nifuza kuba we ukomeye cyane. Ariko muri icyo gihe numvaga ari ibintu nzakora mu ishuri, byarangira nkaba mbirangirije aho, ariko Imana yari mfiteho umugambi ari wowe uyu munsi wa none. Yego, ubusizi, umunyeshuri, umuryango wabishyigikira gute, cyangwa se hari n'uburyo famille ivuga ati banza wige? Urakoze cyane. Ubundi ngewe ngira mama gusa, papa yitabye Imana.
mama wanjye kubera ko nabyirutse ibyo bintu by'ubuhanzi mbikunda kandi ntabwo nabikoraga ku ishuri gusa kuko niyo natahaga nje mu rugo nagiraga nabikubwiye ko nagiraga itsinda twakoraga ikinamico gusa ku buryo no mu murenge waho nari ntuye bari babizi naho nasengeraga bari babizi n'inshuti zari zibizi ko muri Katete nyine ari umuhanzi ari umukinnyi w'ikinamico ari umusizi. Mama rero we yagiraga impungenge nk'abandi babyeyi bose akavuga ati umwana wanjye ibi bintu by'ubuhanzi nyine ukumva ko afite impungenge nyinshi ariko igihe kimwe ndabyibuka twaje gukina ikinamico icyo gihe mu murenge wacu tuza duturutse no ku ishuri ambona nahageze twarakinnye tumaze gukina mama yarishimye cyane cyane bikomeye icyo gihe ndabyibuka twakoreye n'amafaranga nashye mu rugo ndamubwira ribabane noneho bya bintu reba byatangiye no kuzana n'amafaranga ntabwo bikiri ukubikunda gusa no kubikora byatangiye no kumpa n'amafaranga icyo gihe ndabyibuka mama yarambwiye ati mwana wanjye ngiye kujya ngusengera ubundi wowe n'ubuhanzi bwawe ugenda ubane n'Imana sinzongera kukubuza kubikora. Niryo jambo yambwiye n'uburi kinkomeza n'ubu ntumva ariko bitangira ntabwo nyine yabyumvaga yari afite impungenge ku mwana w'umukobwa we ushobora kujya mu marushanwa akaza bwije. Yego impungenge z'ababyeyi ziba ari nyinshi hari niza atakubwira ariko nge narabibonaga ariko kubera nanjye nari mfite ishyaka ryinshi n'umuhamagaro ukomeye muri ngewe sinabirekaga ariko kugeza ubu ngubu niwe muntu wa mbere ukunda ibyo nkora unashyigikira ibyo nkora cyane. Yego mu rugendo rwa buri muntu wese afite umuntu wamuciye intege cyangwa wamubwiye ijambo rimubwira ati ibyo bintu ni iki kintu wibuka umuntu yakubwiye wenda utahaye agaciro ariko se byari nk'ijambo ribi cyangwa ry'urucantege? Reka ntekereze neza numve umuntu waba yarambwiye ijambo akambwira ati hari umuntu umwe wigeze kumbwira ngo ibyo bintu wirirwa wirukamo ubona bizakumarira iki ko nta nubwo ari mu gihe cya kera kuko ngewe kubera ukuntu nabyirutse nyine mfite iyo mpano kandi abantu nkabyiruka babinzi kuko ngenda nkura babizi ntabwo abantu benshi bakunze kunca intege ahubwo benshi barambwiraga bati twebwe tubona uri umuntu uzagera kure kuko ibi bintu tukuzimo kuva ukiri umwana kugeza na n'uyu munsi ukaba ukibikora birakomeye ariko hari nk'ikintu kimwe umuntu yambwiye ejo bundi sindi bumuvuge kuko arazwi yagiye ku bihangano bimwe by'abandi bantu b'inshuti zacu nabo b'abahanzi arangije arambwira ngo ubundi wowe uhora ukora buri munsi ibintu bibabaje nugira ibintu byiza ngo dore niyo mpamvu ngo nureba abandi bana ngo bagize views ngo 50,000 ngo wowe ngo ubundi ubona ibyo bintu ngo uzabigira ryari ngo nibyo bintu byawe wirirwa uvuga. Numvise nyine ari we muntu nyine unciye intege mu buzima bwa mbere abandi kera ntabo ni vuba cyane rwose byabaye niwe muntu numvise ko anciye intege ndataha mbitekerezaho ndabandise kuki nyine byabikubwiye umaze kugira ibisigo bingahe kandi ndi kukubwira ko ejo bundi ku makiri ubu ufite bingahe? Mufite 6 bimeze neza kandi noneho ukareba ugasanga hari n'icyo gisigo wakoze cyiza ariko wabonye abantu batarebye. Ubundi ngewe ntangira ubuhanzi ntabwo nari nitaye cyane ku bintu bijyanye na views cyangwa nabibonye mw'abantu uyu mukobwa ni umuhanga ariko ntabwo nyine ntagashaka kuba umusitari ntabwo numvaga ari cyo kintu kuko Imana iyo hari umugambi gufiteho urareka kabari yigukoresha urareka kabari kugira nyine wishaka kubawe kuko wowe ugiye gushyiramo imbaraga zawe za muntu z'umwana w'umuntu hari gihe bitagenda wicira inzira hari gihe bitagenda uko nyine wabyifuzaga bikazarangira na wamuhamagara Imana igufiteho upfuye biturutse kuri ubwo buyobe
rero njyewe naje numva nshaka ko Abanyarwanda bamenya ko mfite impano kandi bakamenya ko hari ubutumwa ntanga binyuze muri iyo mpano Imana yampaye, kuruta uko numvaga nzajya hariya nkajya na hariya kugira ngo bigende gutya, ariko abantu bake beza, benshi beza bakunze ubutumwa ntanga bidasabye ko njya kuvuga ngo ndakora ibi na biriya kugira ngo views ziyongere. Nayahe mafaranga bwa mbere wakoreye yarangaye mu busizi? Ubwo nyine bwa mbere ukavuga ati ayavuye mu busizi yari 50,000. Watangiriye hejuru ahubwo yari 50,000. Ayo niyo make? Niyo ya mbere. Uri kuvuga make? Nkuko nabikubwiye ubwa mbere nkora ku mafaranga ryari irushanwa nari nitabiriye mbu wa kabiri ku rwego rw'igihugu. Icyo gihe rero baduhembye 50,000, ariko siyo mafaranga ya mbere ava mu buhanzi, nuko wambajije mu busizi na 5,000 narabikoreye turi abakinnyi b'ikinamico ngewe n'iryo tsinda ryitwaga Umucyo, ndabatashye cyane. Ninjye wari ubayoboye tukajya ahantu nk'abantu ntacyo turi bukorere make, ariko basa abantu bamenye ko dufite impano. Icyo gihe rero nibwo nakoreraga rwose amafaranga make cyane, ariko mu busizi nkibutangira bisa nkaho ari ibintu byahise bimpira. Nabishimira Imana kuko nagiye kwitabira irushanwa ry'ubusizi ntamaze igihe kinini mu busizi, mpita nsinda. Rero nsinze nibwo baduhembaga ayo mafaranga. Navuga ko rero ayo niyo mafaranga ya mbere nakiriye avuye mu busizi. Abantu benshi ntabwo bari bamenya wenda uretse iyi generation yanyu iri gukora revolution ku bijyanye n'ubusizi iri kubyumvisha abantu cyane, kandi reka dushimira abantu uburyo batangiye kwakira ubusizi bitandukanye no mu bihe byashize. Iyi generation rwose yakoze akazi gakomeye. Ubu ngubu usigaye usanga tujya kureba ibisigo by'abasizi runaka bariho muri generation barakora cyane, ariko haracyari urugendo n'ubundi rwo gukomeza no kubyumvisha n'abandi bikitabirwa nk'uburyo n'izindi mpano zose hano mu Rwanda. Ibindi bihangano abantu babisapotinga nabyo bikaba supported, ariko hari ukuntu mu busizi bisa nkaho umuntu yavuga ngo bukoresha rimwe na rimwe ikinyarwanda kigora abantu bo muri iyi generation. Kuba umuntu ashaka kwibaza avuga ngo ndaganira na Murekatete gute koko mwuka byara mwe ntarajya azana ikinyarwanda cyo muntu uzaza hari ibisigo bya Cyprien Rugamba biba mu ikinyarwanda, ukumva kirakomeye wasoma ukavuga ze ndi munsi mu ikinyarwanda cyangwa n'urundi rurimi, ugasanga namwe muri gukoresha ikinyarwanda kimeze nkaho. Ariko buriya Rugamba Cyprien we ikinyarwanda cyahubwo numva kinumvikana, ahubwo ugiye nko mu bisigo bya Nyirarumaga yego Nyirarumaga ugiye nko gusoma nk'igisigo umunsi ameze imiryango yose, umunsi ameze imiryango yose avinsirira bamamundeka bakibyara buhatse wari kwitwa Nyiramugondo Mugondo, nukuvuga ngo ushobora kugisoma cyose ugasubiramo inshuro uko bakoreshaga ikinyarwanda. Musariya niwe wavuze ngo kwibyara gutera ababyeyi neza, ibisigo by'uwo mubyeyi ariko simba nkibyibuka nize ubuvanganzo n'indimi, ariko nta mpano nimwe nari mfite muri ibyo bintu uretse kuvuga gusa. Ariko nayo ni impano, kuvuga nayo ni impano kandi nziza cyane. Ikibazo we zose urazifite? Oya buriya se hari imwe nakubwiye wazimije kandi ugomba kuzabitekerezaho. Ni ukuvuga ngo nawe uri umunyempano ukomeye cyane, kuko nicaye hano ntafite umuntu mbaza, ntafite umuntu tuganira, ntacyo byamarira abantu. Kugira rero buriya iyo mpano nayo ibindi gukora hari uwo byananira cyane, hari abo binanira kandi benshi. Yego ikibazo cyanjye reka mpite njya kuri point. Ubusizi ubu ngubu nk'umuntu birimo uvuga ati haraho Imana yankoye harahingejeje, ariko nanone hari naho njya ubona buri kubonekamo
umusaruro cyane cyane ku bijyanye n'imibereho kubera ko nubona uburyo muri gukora ibisigo ubu harimo gushora yego harimo uburyo buri abahakeneye uburyo buri finance ubona abantu babyumva ku buryo wenda wabikora bikaba byakubeshaho cyane cyane reka tuvuga abantu bari kubikorera hano mu mujyi ko nabonye abasizi bose nabari bari hirya mu byaro bose bari hano bose bari hano twegeye bugufi ariko nibyo byiza ubusizi buri ku rwego rwiza kugeza ubu ngubu kuko impamvu mvuga ko ruri no ku rwego rwiza nuko ndi hano ku Rugendo TV kera kugira ngo umusizi abone nk'uru rubuga byari amateka ariko uyu munsi wa none ndi hano ku Rugendo TV bivuze ngo ubusizi buri ahantu heza cyane kuba umuhanga nkawe ashobora kwitegereza impano y'umusizi muri Katete ashobora kwitegereza igihangano cy'umusizi muri Katete akagishima bivuze kinini kandi si ukugishima mu buryo bwo kuvuga ko ari igihangano cyiza gusa kuko gitunganyijwe mu majwi gitunganyijwe mu mashusho umuntu akacyitegereza akagishima hari icyo bivuze ku busizi rero buri heza iyo umuntu akurebye agashima impano yawe agashima inganzo ufite buri heza ikindi gituma mvuga ko ubusizi buri heza kugeza ubu ngubu nk'uko wari uri kubivuga biraduhenze cyane kugira ngo ngewe njye muri studio runaka nishyura amafaranga yo gutunganya amajwi nishyura amafaranga yo gutunganya amashusho atari na make menshi biraduhenze biraduhenda cyane ariko kubera urwo rukundo n'ishyaka dufite ry'aho twifuza ko ubusizi bugera turabikora ubusizi rero buri ku rwego rwiza kuko uyu munsi wa none hari gahunda mfite ivuga ngo bibemo ubirimo nibwo uzagira icyo ubikuramo hari ahantu henshi abantu basigaye bakenera gukoresha ibihangano byacu duhanga duhimba umuntu arakwitegereza nk'umusizi muri Katete akavuga ati ngewe nashimye inganzo yawe ndifuza ko uzaza mu bukwe bwanjye ukankorera igisigo kijyanye no gushimira ababyeyi ku munsi w'ubukwe kijyanye no gushimira umukunzi wanjye ndaje uduhe hajya babyita kubonja babonje ndaje mu kanya ndagusaba tunanavuga ku gisigo cyawe nari ngiye kuvuga ngo kiri guca ibintu hanze nibyo ariko turabiganiraho mu kanya bantu nsobanure mbere yuko tubigeraho hari abantu baba imivugo yego n'ibisigo bitandukaniye urakoze igisigo ni nk'amakiriro igisigo ni igihangano kiva ku mutima w'umuhanzi yitegereje kavuga ati nk'umuntu Imana yahaye impano kandi ushaka no kuyikoresha yubaka umuryango nyarwanda abatuye isi hari icyo nakora ngira ngo mbwira abantu nk'abantu ubutumwa nk'abantu ibi bitekerezo bijyanye n'icyo nitegereje igisigo rero ni icyo gihangano umuhanzi yicara avuga ati reka ntange umusanzu wanjye muri ubu buryo ubundi ibisigo byari biriho kugira ngo bibike amateka y'igihugu kuko hambere ntabwo twandikaga ntabwo habagaho kwandika Nyirarumaga rero nibwo yabyitegereje aravuga ati ubundi nk'umuntu uzavuka ku ngoma zizaza azabwirwa n'iki ko ku ngoma y'umwami runaka habaye ibi n'ibi ko tutandika sinzi niba yaratekerezaga ko igihe wenda kizagera tukandika ariko we yaravuze ati hajyeho uburyo bwo gusiga ibisigo mu rwego rwo kubika ayo mateka mu rwego rwo kunoza cya kinyarwanda ariko nanone bigakorwa umuntu afite icyo yigisha umuntu afite icyo abwira abantu muri wa muco muri ya mateka muri rwa rurimi nk'uko narindi kubivuga ibisigo rero buriya ntabwo ari ugusiga gusa niyo mpamvu uzumvamo cya kinyarwanda wahoze uvuga kuko turashaka kwimakaza cya kinyarwanda niyo mpamvu uzumva mu makiriro mvuga ntikirima akina ku mubyimba sebutuku ati ntugahe umwana ngo uranguze ntugahe umwana ngo uranguze ni insigamugani yakomotse kuri uwo mugabo nyine witwa Sebutuku urumva ibyo byose ni amateka abantu baba batazi ngo birigisha iki ariko nk'umusizi uravuga uti reka koko nsige mvuge ibiriho ubu ngubu ariko nshyiremo n'amateka azatera umuntu ishyaka ryo kugira ngo yige n'ayo mateka naho imivugo rero yo
ni nkuko narindi kubivuga ko ushobora kuza ukambwira uti ndashaka igisigo ku munsi w'ubukwe bwanjye, ngewe nkakora igisigo, nkakora uwo muvugo shingiye ku byo wowe wifuza ko bijyamo, ku bitekerezo biturutse ku bitekerezo byawe. Navuze ko natangiye nkora imivugo ijyanye no kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, ibyo nabyo nashingiraga ku bitekerezo ubwo narindi kugendera kuri wa muhungu wanjye bita Fabrice. Abantu bazi ubwo ni umuvugo simbizi ubwo yavuze kuri excellence. Yego ariko asoza avuga ngo yari umusinzi utari umusinzi. Oya mazima kase ko yari umusinzi akunda n'icupa byamubuzaga gusiga. Ntabwo byamubuzaga gusiga, buriya niyo umuntu ahimbawe hari ukuntu rwose inganzo yisukiranya ukumirwa. Hanyuma rero umuvugo ni uburyo nabwo bw'ubusizi bwo gutanga ibitekerezo, ariko umuntu ugerageza wese gukiranuka mu Kinyarwanda akaba yakumva icyavuzwe muri wa muvugo. Twagiye rero ubu ngubu twinjiye mu bihangano byawe. Hari umushitsi wanjye ujya unsetsa. Hari igihe mbona umunyamakuru mugenzi wanjye akora kuri imwe muri televiziyo zikomeye hano mu Rwanda, niwe hari igihe yumva nk'umuntu ari kuririmba ntago wowe uragira ibihangano, ufite ibihanga. Ufite ibihanga ngo haraburaho no. Ni imvugo nayo ubwo rero nawe aba yafumbuye ngo ntago biragusaba gukora cyane kugira bizabe ibihangano. Reka twumve ibihangano byawe, kubera ko kinini nubwo abantu bamwe bari kukubona mu makiriro wenda bari kugira ngo nibwo ukiza, ariko nk'uko abivuze harimo urugendo runini cyane. Ibisigo 6 biri kuri YouTube channel. YouTube reka turaza no gupininga YouTube hano kuri munsi y'ikiganiro waba ari umusanzu kugira ngo abantu bo ku rugendo turamwuzuriza agateni ke basi. Afite 9,000 0.3 by'abasap. Abantu bajeho bakore subscribe, hariho ibisigo 5 ni 6 kugeza ubu ngubu. Yego. Nguhoze cyo gisigo cyawe cya mbere. Bacuruza iki icya kabiri. Iwacu bazagukoshe. Ubwo ni umusore rero waje gutereta amenya mpindutse nte. Ikindi urweze. Urweze ni urukundo tu. Nibyo amakiriro. Reka tujye kugenda byose tubivugaho. Bacuruza iki. Nguhoze nicyo ukora cyagihe abakobwa barira. Oya uri gusohora biratandukanye. By the way anasohora abageni kamanze namamaze. Yego rwose. Asohora abageni, abantu mufite ubukwe, naza kutwemerera araduha address ashobora kubonekeraho. Hari igihe abakobwa beza batajya batanga nimero kubera ko abazi ko hano bagiye kumutesha umutwe n'abadafite ubukwe. Ngewe ndazitanga kubera ko nta kazi kandi akazi. Umenya uburyo uhitamo abaguhamagara iby'umumaro n'ibitari iby'umumaro. Ubwo bwenge Imana irabutanga. Hari umuntu uguhamagara agiye kuguha akazi. Hari n'umuntu ushaka kuguhamagara agiye gutereta kandi nawe buriya ntabwo abaje afite umugambi mubi. Nawe ni mwiza. Nawe ni mwiza kuko nta muntu ubura umumaro. Niko mbyizera. Ushaka no gusanga aje mu mugambi w'Imana. Cyane. Hano hakava umugabo. Mbega ubukwe ninjye bakwa ariko ubwo nagukosha rero. Nta kibazo ariko nta muntu ubura umumaro. Umuntu wari we wese aba afite icyo yamara mu gihe nk'iki. Noneho reka twibwirira abantu ku bisigo byawe. Igisigo cyawe cya mbere nguhoze. Nguhoze ni igihangano kinyibutsa rwa rugendo rwose navuze, kuko ni igihangano kijyanye no guhoza u Rwanda n'Abanyarwanda. Hari ikintu kimwe nari ngiye kuvuga mu kanya ntakibagirwa. Biratangaza cyane ukuntu uravuze ngo nguhoze, ngo ni cya gihe mba ndi guhoza abakobwa mu bukwe. Ibihangano byanjye akenshi iyo babonye imitwe yabyo cyangwa title
bakunda guhita bumva indi nkuru itandukanye niyo ndi buze kuvuga cyangwa niyo mvuga. Sinzi ukuntu bigenda ariko nguhoze ni igihangano natuye u Rwanda n'Abanyarwanda mu rwego rwo kubahuza kubw'amateka twanyuzemo. Yego ya genocide yakorewe abatutsi muri 1994. Noneho rero yego mureze umugeni mu gasampo gatoya. umugeni urakoze cyane. Kuvukira mu biganza byawe byansumbiye byose mubyeyi, uri ingenzi yanjye, uri ingeri y'abeza, uri kakabura ntikaboneke. Warambyaye urandera, urankikira urankunda, urankikira untameka ibere mubyeyi. Wantoje ubumana, wantoje ubumuntu, wantoje gutamba imbuga, wantoje kuba umukobwa no mu gihe cy'amakuba ngo nzavemo umukobwa utajorwa. Warakoze kumbyara, warakoze kundera mawe, warakoze kumbera intwari, wambereye urugero, wanyeretse urukundo, urwo ruzambera akabando muri uru rugendo rushya ntangiye. Urabeho shenge shema ry'iwacu, urabeho shenge dore urushatse, urugori rwiza rukwizihiye, tuzasingize rugushingiye. Urabeho kabeho. Ikibazo nuko narindize. Urakoze gusoza. None se ko numva uriza abantu bose. Nigo ubundi akenshi mu bukwe uswa marira ngiye mva nkubwire. Uvugaga ndi kumedita wo numuvugo cyangwa se n'uburyo bw'ingihangano gishobora gusora umugeni ariko gishimira umubyeyi cyane cyane turabizi nge narize ntabwo uri kubona marira. Ubwo nanjye mpise nimagine impari kuvuga ngo akenshi mu bukwe dukunze gushima ababyeyi kuko umukobwa cyangwa se umusore bateye buri intambwe yo kubaka urugo, uruhare runini ruba rwaraturutse ku burere bahawe kandi ubwo burere babuhabwa n'ababyeyi. Niyo mpamvu rero buri kintu icyo ari cyo cyose mu bukwe usanga umuntu akubwira ati ndifuza gushimira umubyeyi, ariko kandi gusezera abakobwa nagize ntikabeho, urabeho. Umukobwa bagiye abasize ababyeyi, niyo mpamvu wumva nanzikiye ku babyeyi hanyuma nkaza gucukiriza ku mukobwa kuko abo babyeyi nibo dukeza cyane kuko nibo baba batumye atera iyo ntambwe. Ubwo burere bamuhaye nibwo akenshi bumufasha kunyura muri urwo rugendo rwose rwo kuba umukobwa no gutera intambwe yo kujya mu kindi cyiciro. Yego iwanyu bazankoshe iwanyu bazagukoshe nakwe iwacu ahubwo wowe bazagukoshe bazankoshe. Yego niko nariminduye izina y'igisigo iwacu bazagukosha. Ubwo niyo mpamvu nanjye narivuze ngo iwanyu bazankoshe. Nakumira nk'aka wa musaza uvugwa mu gisakuzo, gusarikana bya gihungu bisimbuwe n'ubusare. Twigeze ngunda w'induga n'inda ye nini, uwo yakuwe na ruvumbitsi rwa mvumba hose. Indinga n'akaraga byakamuraragije impinga kabura n'uwagira ati mpore ngo mukize iryo ruba ryamubayeho nk'irage. Iryo rimuraza rubunda rimuraza rwa ntamba akavumbika no mu ivumbi ntasige naho rubanda ruvanye. Ndiko se gahungu aka gahuru niko gahuza mbisa nta soni cyangwa nsabe bagutware nta soni ngo wasaritswe. Urampuruje ngo umpobere urampamagaye ngo ngutabare nkaho watewe. Nta soni ngo nkwiyamburira imbere wambanje yibanze wacu bakagukosha nyamushira soni. Impingu utuye ngo uratunze ngo waratunganiwe kuva mu buto bwawe. Iminsi yaraguhaye ntiyaguhoraho kuyishima ngo uzishimisha kandi ngo utagira uwo wishisha, ariko washira isoni ngo nanjye nkwiyamburira imbere uzaze wacu bagukoshe gake. nzaza none se ibi bintu kuri kubivuga nkaho byakubayeho inspiration yavuye unyibikije umunyamakuru ejo wambajije none se ngo ibintu byose ngo kuba uri kubivuga ngo wagira ngo bikurimo ngo wagira ngo byose ni ibintu byawe ngo iwacu bazagukoshe ngo ni inkuru koko mpamo ngo yawe ngo y'umuntu ngo waje
gutyo ariko hoya pe biva hehe ni ukuvuga ngo igisigo cyose iyo ari inkuru mpamo ndabivuga cyane nk'ubu amakiriro ni inkuru mpamo ni inkuru y'umuntu w'inshuti yanjye ya bugufi iri no kubaho no kugezana n'uyu munsi ariko iwacu bazagukoshe ni igihangano cyamvuye ku mutima nifuza guha ubutumwa by'umwihariko urubyiruko ariko nawe birakureba nanjye birandeba kandi hari n'undi bireba dore ngo iyo utunze urutoki umuntu rumwe izi ngizi zose ziba zikureba kandi hari special person wabwiraga baruvumbitse ndabatashye cyane abantu biswe baruvumbitse kubera kino gisigo hari abantu bajya banyandikira bakambwira bati hano mu gace dutuyemo hariho abasore twahise twita baruvumbitse bitewe n'igihangano cyawe kubera iki kubera ubutumwa bugikubiyemo baruvumbitse ndi abafite imyitwarire imeze ite baruvumbitse bumve ko narimo baruvumbitse bavumbika naho rubanda ruvanye niba ntago ndifata abo naho ndi rwose ntabwo urimo n'ubutumwa rero bureba abasore bifuza gusogongera abakobwa bivuga ko umukobwa wese bahuye agomba urakoze cyane reka twitse aho hantu ibyo bintu n'ubundi narinzi ko ndibikubazeho none ngize n'amahirwe abikuzeho igisigo gusogongera iyo ugiye mu kinyarwanda mu muco ni kirazira dusogongerwa ntituri inzoga y'inteme ntidusamara uzabaze kandi ngiye aho nkuburira nkorera ngo uzaze iwacu bagukosha nibyo ushaka kuvuga yego ariko si uko bivuga ubona ariko biri hanze dusogongerwa ntituri inzoga y'inteme ubundi sogokuru yabangwa inzoga y'inteme umuntu uwo ari we wese arayisogongera data abantu mudukurikiye mumbwire mubona muri Katete yarabivuze pe harimo n'impanuro nziza ariko ze niko biri muri quartier dutuye niko biri ni ukuvuga ngo impamvu nanjye nitegereje hari ibyo wabonaga none n'icyo gihangano kikavuka Imana ikankoreramo kikavuka nuko hari ubutumwa nifuzaga gutanga guha by'umwihariko abo bantu nuko nabonaga hari aho hari abasogongeye bikomeje kurengera bikomeje kuba byinshi bikomeje kwaguka ndavuga ntaharaho muri wa muhamagara Imana yampaye muri ya mpano Imana yampaye hari 2 cyangwa 10 cyangwa 100 bashobora kurokoka kubw'ubu butumwa ubwo rero nizere ko iki gihangano cyabagezeho baba abahungu baba abakobwa twiyimane ariko kandi n'abahungu twiyimane namwe twiyimane kuko n'urugata rwiza twakubakiraho igihugu twakomereraho izo ndangagaciro zacu nk'abanyarwandakazi ubona byashoboka byashoboka cyane basi birashoboka cyane rwose baragumiwe baheze kwishiga abakobwa nitwimakaza iyo ndangagaciro yo kwiyimana n'abahungu tukibuka ko hari umuco hari wabasogokuruza ako karande kakarandaranda wowe gakire niba hari umukobwa ushimye niba hari umukobwa ukunze ukibuka ko hari inzira binyuramo kuruta uko byanyura mu kitanda hirya hariya ngo abariho ubisuzumira Mana umbe hafi byumfasha muri uru rugendo ntabwo ibintu biba byoroshye ariko ndabizi ko hamwe n'Imana mu rugendo niyo mpamvu habamo byinshi ariko umugani nshobozwa byose na Kristo yego kuko ni uduha imbaraga amen kuko turi mu isi tuba dufasha igihe mu ntambara yego nta muntu urageraho umwanzi buriya ngo turwana n'isi umubiri ndetse na satani ku mubiri rero niho hazamo n'ibyo byose gusa byo ntitukajye twirengagiza ko ibyo bintu nicyo gisigo wakoze kirimo impanuro kubera ko inshuro nyinshi usanga byangije birangiza ntago byubaka yego nubwo benshi bavuga ngo abajene bo baravuga mugani wawe ngo udasogongeye igihe usanga intuza yarabaye inkera ntushotore rero ariko nanone gusogongera byangiza ibintu byinshi urabona ugiye nko mu rutoki ugasanga nk'iyi nsina ndora hariya ndabona ifite umwumba
uriya mwumva urabona kuko ugenda bucya ni kugenda ubikoma ugenda ubikoma uvuga ngo ngewe mureka tete ngiye kuri uriya mwumva nka wangizaho gato ikoma ryakura rifite icyo gikomere cyo kuba nararishwaruye hari kera uri kubyumva ibyo bintu cyane harimo ubutumwa bukomeye cyane ndabyumva rero rwose twiyimane kandi birashoboka muri izo mbaraga z'Imana muri uko gusaba tugira intego y'ibyiza Imana iraziherekeza ikintu cya mbere ibyo uvuze rwose ndabyumva ndi kumwe nawe 100% ariko se ubushomeri ibibazo ushaka kungarura kuri ya mvugo ubusirimu irari kurarikira ibintu reka tujye kurarikira ibigezweho ndetse n'iryo rari ry'umubiri byose ibyo bintu iyo bihuye ubona kwiyimana bishoboka ahubwo basigaye mugani basogongera n'inzoga y'umunsi ushaka kuvuga ngo bacuruza iki ibyo bintu byose birahari kandi byanahozeho yego nkuko nakubwiye umuntu niwe uhitamo nyine uko agomba kubaho kuri iki gihe dufite ikibazo cyo kuba ngewe mureka tete nifuza kubaho nk'uko ubayeho kandi ntazi ngo ubayeho ute ntazi ngo amafaranga ukoresha mu bikorwa byawe uyakura hehe gusa kuko nakubonye wambaye neza ugaragara neza ufite telefone nziza nanjye nkifuza kubaho nyo icyo nicyo kibazo ahanini dufite ku buryo nk'umwana muto uri hariya hasi ashobora kubona mureka tete akavuga ati ndifuza kubaho nk'uko mureka tete abayeho buri kintu icyo ari cyo cyose byasaba gutanga akenshi usanga ari aho tugwa turifuza kubaho mu buzima buhenze kandi nta bushobozi dufite turifuza gutunga iPhone ni ikibazo rero icyo navuga tunyurwe nuko turi ariko tugira intego zo kugera kuri bya bintu byiza biciye muri za nzira nziza yego tugiye kujya ku makiriro ariko mbere yuko tuyajyaho ngiye kukubaza akabazo kamwe kuri wowe umusore mukundana cyangwa se wifuza ko muzakundana ubona ari ibiki yaba yujuje kuko umuntu wese agira shuwayi ntago ari ugutoragura ibyo abonye byose urayise uwo musore arahari kugira ngo aranahari cyangwa se ugira ngo sinamubonye uwo musore nta by'umwihariko katumusuhuza ahubwo uwo musore nta by'umwihariko bigomba kuba bihari ikintu ngewe buriya mvuga nuko yaba yanshimye nanjye nkamushima urukundo cyane ibindi bijyanye kuri ngewe ariko kuri ngewe kuba namukunze kuba yankunze ibyo birahagije ariko ikindi cy'umwihariko nyashyiraho abaye akunda inganzo yanjye ayishyigikira byanezeza kurushaho nta kondisiyo ariko oya ntayo rwose kuri ngewe n'ibijyanye no kwiyimana byose nta kibazo upfa kuba wamukunze kubera ko uwo umusore wanshima nkamushima ibyo bindi byose ni ukuganira kuko ubuzima butunyuza mu bihe bitandukanye ngewe hari uko nabyirutse hari ibyo nabyirukiyemo nawe uwo Imana izaduhuza ntazi hari uko yabyirutse hari ibyo yabyirukiyemo umugambi w'Imana ku rukundo buriya uba ari mugari kuko ngewe nemera yuko umuhungu n'umukobwa bahuye bagakundana uriya bari umugambi w'Imana ko umuntu yabyita kose uba ari umugambi w'Imana niyo mpamvu nanemera ko yanshimye nkamushima n'ibyo bindi byose ntabwo byaba bikiri ikibazo yego muri katete ntabwo ari married ngira ngo murabibona nta mpeta yambaye nayo rwose but umuntu yakibaza are you single? Are you single and searching? Are you single comfortable? Are you single engaged? Cyangwa uri icyo kibazo
uri ingaragu cyangwa uri ingaragu ifite amahoro yo mu mutima rya Yesu aho abantu be yatuje. Yewe reka nkubwize ukuri. Cyangwa uragaragiwe. Mfite abakunzi rwose bangaragiye. Mfite abakunzi bangaragiye. Oya ntabwo ari kibivuze nk'ubu nawe ndagufite. Nanjye cyane rwose. Ufite mu buhe buryo? Urambangikanye. Nanjye ngiye mu murongo. Oya kubangikanya ntibikabeho ntitukanabikore si byiza. Ariko icyo nashakaga kuvuga mfite abakunzi uwo ndacyategereje uwo Imana izashima ko nshima nawe akanshima. Ubundi abandi nabakunze nukuri rwose igihe azaba hari nzaza mbikubwire. Nabari nawe nzaza mbibabwire. Nzaza tubibabwire. Imana izabiha umugisha cyane kubera ko ibintu ubuzima bwose tuba turimo ibintu byose dukora hari Imana yo twamaze kwishyira mu buzima bwacu burya byose biroroha. Niyo itureberera imbere ikamenya ibizaba byiza cyangwa se ibyo bidukwiriye. Twigendeye ku makiriro. Ubu uricaye uhimbye igisigo navuga ko afite ibisigo byinshi byiza ibyo bitandatu byose twavuze ariko amakiriro ni igisigo cye gishya ariko ubona navuga ngo gifunguye marembo kiri gufungura andi marembo kuko hari Imana yandi yafunguye ariko none burya ibyiza iyo turi mu rugendo cyaguye amarembo kuko nanjye ngira ngo niho I'm big fan kubera igisigo nakibonye ntamuzi by the way ariko byari byiza narabikunze numvishe message irimo mbona uburyo gikoze ndavuga wow. Ubwo rero ndikwibaza amakiriro nabanje kwitegeza ndavuga nti uyu muntu ukabivuga nk'uwabibayemo. Igisigo gifite ubutumwa cyane cyane wenda singiye kubivugira ariko nabonye uko nabibonye sinzi nimba ariko kuri nabonye kiri gifite ubutumwa burimo cyane cyane abakozi bo mu rugo n'ingorane bahura nazo. Yego. Ukuri rwose abyitegereje neza. Mu by'ukuri sobanurira abantu amakiriro turi no kugana ku musozo abantu bazi no kujya muri link y'iki kiganiro bareba amakiriro mugaruke mu nshimire kuko ni igisigo kimwe mu bisigo byiza sinzi abantu batanga award icyo barebaho ariko jewe ndayiguha niba yikwima nzajya mu mujyi nyigure ndayakiriye guhigiko uvuga ngo urugendo bampaye igiko. Yego nukuri ndashimye. Amakiriro amakiriro ni igisigo mvuga ko ari Kigali nkuko watangiye unabivuga. Ndi igisigo cyavuye mu ndiba y'umutima wanjye. Amakiriro ni inkuru mpamo y'inshuti yanjye ya bugufi. Twari dusanzwe turi abantu baganira iyo nshuti yanjye mvuga ya bugufi ariko arambwira ati ndifuza ko tuganira noneho by'umwihariko. Ndamubaza nti se bibaye umwihariko biti? Ati kuko nkwizera kandi nkukunda ndumva hari icyo nakubwira nkaruhuka ndumva hari ubuzima bwanjye nakuganiriza ukampa inama. Twaraganiriye rero ikiganiro twagize ni kuri ya makiriro ameze neza ntacyo nkuyeho nta n'icyo nongeyeho. Tukimara kuganira nshingiye ku kiganiro twari twagize abantu bazanumva mu makiriro naribajije ariko abana bava mu migi runaka mu cyaro runaka bajya mu migi runaka babaho bati ubundi abo bana baza basanze bande bitabwaho na bande se bakorera bande ese baba babanye bate nabo bakorera ese ibibazo bo bahura nabyo babibwira bande ndibyo bibazo byose ndabyibaza. Inganzo nayo irankundira rero ihita impa amakiriro kuriya muyumva kuriya muyareba. Wagikoranye nande? Nagikoranye na Nyirarukundo Beatrice ndanamushimira cyane. Uriya mu mama harya umubyeyi w'ibigwi byinshi ukina mu ndamutsa. Si n'umwanditsi rya RBA. Arakina cyane. Arakina Nyirarukundo Beatrice iryo zina rirazwi. Baramuzi cyane mu ikinamico. Cyane
Yego, amakiriro rero abantu bayirebe, reka tubatera amatsiko ubundi abantu bajye kuri YouTube bayirebe. Niyo nkuru rwose. Yego. Ikindi muri iyo nkuru ngaragazamo ubuzima bw'umwana witwa Makiriro wavuye mu cyaro akaza mu mujyi gushaka ubuzima, ariko ababyeyi be akaba ari we batezeho amakiriro nk'uko igihangano kibivuga. Harya amakiriro avuga? Amakiriro ni wa muntu cyangwa hahantu ubutegereje gukura igituma ubaho. Nika twumve akantu gato. Amakiriro mawe uwo nita mu makiriro bugisigubwe ni utangirana ntabwo ubungubu ahari. Reka mpere ku bitero byanjye, ariko abantu bagire n'amatsiko yo kujya kumva ukuntu yabikoze. Nanamushimira cyane, ubundi iyo tuvuze amakiriro ndamushimira kuko nawe yatanze umusanzu ukomeye ku nganzo y'ubusizi. Namaze igihe kirekire cyane nifuza umubyeyi wakina mu makiriro akaba kuriya uyitegereza ukavuga uti iyi ni inkuru mpamo, ni inkuru nyayo abantu bakinnye. Simpakana ko utambyaye, sinatunga rwose ibigukwiye ngo mbiguhete mbikubye kenshi, bibe bityo ikiguzi cyanjye uyu nguyu umubyeyi. Uri ingenzi yanjye, uri ingeri y'abeza, uri kakabura ntikaboneke, umugambi nk'uyu ndawugukura wo kwigaba kure nkaha. Ya majoro utagoheka, rwara umukoma mu rukerera, wa muruho mu rwiniko, wa muriro ku ruzuba rwinshi. Byangeguruye kera bucya nigabye ngo nkore nzakwitura izo mvune ngira nanjye icyo nimarira. Kirima kina ku mubyimba sebutuku, ati ntugahe umwana ngo uranguze, wiburire ingarigari yewe wiyirime n'inyarurembo mubyeyi. Umwaka umwe urihiritse nambutse Nyabarongo ngo nze kureba aho igihugu kiruta ikindi. Akazi nahitiyemo sinakagukinze, ubuyaya nkorayo buhembura yazi. Ntacyo nakwimye kuko ukwezi guheze utwo nahembwe natwohereje aho twose, sinzi kuzigama udufaranga. Utwo nkojejeho imitwe y'intoki bucya mu museso umpamagara. Ntunyumve ukundi sinihunza kukurema amaboko, hanyuma ubu nkanjye ahazaza hanjye ubu hari he umubyeyi. Kigali uvuga urayibarirwa ntuyizi, ngaho mbwire nawe. 15 mpembwa yakuremo 5 by'uko namennye itasi, 5 mabuja yankatse kuko gazi tamaze ukwezi. Ibi biba hafi ya buri kwezi kuko bigize akazi kanjye. Ongera hamwe ubushaka atanahwanye n'umushahara mpabwa. Hari benshi baruhiye aha ndetse bishoye mwiraha, atari urukundo barikunze ahubwo ari ryo kubafasha kwikiza nk'ibi baba badafite uwo babiganyira. Ubu yaya nkora hinga nkenyere nkomeze mwongereho uburaya, nkunde ngira amahoro y'amahoro, nkunde mpembura umuryango, urabeho uba amahoro ndamukiriza uw'amahoro karumuna kanjye. Ngaya amakiriro abantu bayarebe kuri YouTube. Nari nahise njya muri iyo si y'amakiriro ariho nituriye. Yawe cyakoze ubundi bwo bita ubuhanzi. Umuntu akujyana mu yindi si, aragutwara akagutereka mu isuka ukicara muri iyo environment ukayifiringa ukumva kumufasha kubona napfubye mu Ako ngira ugutwi kuzi kumva impano. Nabyo ni impano kandi ntubizi. Ugutwi kuzi kumva impano. Nabyo ni impano. Kandi ndabizi neza ko iyo nabwiye umuntu ngo impano yawe izagera kure, ariko haba harimo nuko nawe ubwawe ugomba kubigiramo uruhare. Yego. Impano yonyine njya nkunda kubibwira abana, nta impano iri kumwe na discipline. Iri kumwe n'umugisha ku gifite umubyeyi agusengera. Abantu mufite ababyeyi n'ukuri mu bakunde. Abakiriho Imana yo urabizi ko ariyo mama na se w'imfubyi. Akiriho mama wawe, umubyeyi wakiriho. Buriya hari acyo twabanganye. Yego. Hari imigisha ibavaho nyinshi cyane kandi bikomeye cyane. Hirya y'amakiriro, hirya y'ibisigo, hirya y'ubusizi uri n'umukinnyi w'ikinamico. Yego. Ikirezi? Yego. Ikirezi hari inyura kuri Radio Rwanda. Ryari? 5 saa 2:40. Ukina urinde? Nyina nitwa Priscilla. Ukina utanga message.
gukina abantu bazagende babiri ubwo basanzwe babyumva ahubwo kuko ngiye mperuka kumva ikinamico mu bihumbi 2000 ubwo simba nsaba begete mperuka kubwaba buryoshye cyane mperuka urunana kera mperuka musike we iracyabaho ngewe ndi nindo numwe mu bategura inkuru zandikwamo ikinamico runana biraryoshye cyane urunana cyane abantu bakomeze barukunde barukurikire ndi umukinnyi ndetse n'umwanditsi w'ikinamico ya Imbuto Foundation yitwa umwana wanjye ishema ryanjye aho naho abantu bashobora kumvamo ijwi ry'umusizi muri Katete nukuri abantu badushyigikira uyu mwana w'umukobwa ni impano afite kuntu arguntu tuvuga ngo Rwanda ufite impano dore nguyu umwe muri bo niwe rwose reka nshimire abantu bose bamaze kureba ibihangano byawe nshimire n'umubyeyi wawe by the way wavuze ko ugushyigikira kuko yabishatse akabwira ngo bihorere nubwo atari byiza kubangamira impano y'umwana hari igihe usanga ariyo igize ikoze ikintu gikomeye cyane mu muryango ni byiza gushyigikira impano y'umwana rero nimba umubyeyi wawe uvuga ati ikintu gikomeye wavuze umubyeyi wawe yarakubwiye ngo nzajya ngusengera imana muzaba iriya niyo mpano ikomeye ubundi nicyo kintu twe expectinga cyangwa se buri mubyeyi wese yajya korera umwana we kurenza uko wenda mushobora guhangana mu byarimo ukaba wanavuga ati wamuvuma kandi bikamukurikirana kugeza ubwo uhawe umugisha n'umubyeyi urakoze cyane reka ngushimire imana ibane nawe komeze kandi hano habaye mu rugo amarembo arafungutse uko wakoze igihangano byiza tubibwira abanyarwanda ubundi sinzi nimba hari icyo wifuza kubwira abantu badukurikiye shyiraho yo nta kibazo by'umwihariko ndashimira Urugendo TV by'umwihariko Imana iguha umugisha pe uyu ni umwanya mwiza wo kwereka abakunzi ba Urugendo TV impano yanjye kandi ni umwanya w'agaciro cyane Imana rero ibaho umugisha ikindi navuga nkuko nigeze kubikomozaho biratuvuna nkunda kuvuga ngo birushya umubiri ariko kubera ko umutima ubushaka tugakomeza kubikora haba kubona ubushobozi n'uwitegereza neza kuri YouTube channel yanjye hagati y'urweze n'amakiriro harimo umwaka abakunzi banjye sinzi ko baba bibaza bati se umwaka wose koko umusizi muri Katete nta nganzo hariho nabigeze kunyandikira ngo noneho umenye inganzo yarakamye burundu inganzo ibihari mpora nandika mpora ntekereza ariko ubushobozi kubijyanye n'amafaranga mu buryo bwo kugira ngo mubone ari amashusho meza muzabona mu makiriro ari amashusho meza muzabona mu rweze ntabwo biba byoroshye niyo mpamvu rero nisabiraga ko mwanshyigikira ari abafite ubukwe mukangana kugira ngo mu makazi kuko niho nzakura nubwo bushobozi uramutse ubonye umuntu ugufasha mu buryo buri financially cyangwa se rwose bangane tuganire nabikunda nabinezererwa cyane ikindi mumfashe musangize abanyarwanda ibihangano byanjye haba aho kuri YouTube channel umusizi muri Katete niko YouTube channel yanjye yitwa munkurikire ku zindi mbuga nkoranyambaga Instagram witwa yego Instagram nitwa umusizi muri Katete TikTok umusizi muri Katete Facebook nayo no umusizi muri Katete hose na X yahoze ari Twitter nayo no umusizi na Snap Snap harigenda nyibaho yo sinjya mbibaho cyane ariko naho no umusizi muri Katete kuko hariho ibihangano byanjye zino mbuga zicururizwaho umuziki hose hariho ibihangano byanjye mu mazina y'umusizi muri Katete Boom Play iTunes Deezer Amazon hose umuntu yakumviraho ibihangano byanjye mwihariko nuko n'igihangano kijya kugera kuri YouTube niko kiba cyabanje umuntu aba yabanje kucyumva mu buryo bw'amajwi rero rwose ndabasaba uwo musanzu muri gahunda yanjye nise bibemo ubirimo nibwo uzagira icyo bikuramo ndifuza gukomeza uyu muhamagara Imana yampaye ngeze abantu ubutumwa bwiza mbinyujije mu nganzo y'ubusizi uzagera kure uri umutsinzi uri umunyamugisha Imana izabane nawe mu rugendo urimo ariko uzibuke aho wavuye amen urakoze cyane.